mwamwe byatubayeho hariya i Rubavu twatumiye umwigisha witwa Kanesi mumuzi Kanesi muramuzi yatahiye iwacu mwamwe byatubayeho ntabwo mwabimenye ubwo muva byoroshye kwivuga biroroshye ariko byari bidukomereye murebe namwe mwantumiye murebe navuye iwanjye murambira munze kwigisha ndaryamye mu gitondo ari nge mwigisha muje gukomaga umusanga nagiye urumva byoroshye kuvuga iyo nkuru ukayivuga ukayibwira abantu ngo wa mushyitsi wanyu ngo yatashye Felix namubonye kuva Strasbourg yahise amamagara ngo mbwira papa ngo byagenze gute Felix n'umuhungu wiwe ngo byagenze bite ariko reka mbabwire twari turi mu masengesho y'iminsi myinshi noneho bitewe n'uko uriya mukozi w'Imana yakoreye Imana agomba kumucyurira mu mwuka. Amen. Ishaka ahantu hizewe yazazamukira. Usanga nta handi ni Rubavu. Amen. Imbabwiza ntabwo imbabazi zose zishingira. Imana ishaka kumucyura mu buryo bw'umwuka hanyuma rero twari dufite amasengesho. Azana Rugeri Nyange murabizi na Simon Pierre bazanye batatu. Ndashaka kuvuga ijambo rya nyuma ukuntu rihenda. Ubu ngubu kubera ko tubitse amateka ya Kanezi yo ubu turabantu bahenda kuruta abandi bose mu Rwanda kuko yatahiye iwacu ibyo bya nyuma yariye ni iby'iwacu amazi ya nyuma yoze ni ay'iwacu itanda cya nyuma yarayeho ni icy'iwacu urumva rero turabantu bahenda nyine mu rugo rwabo bahora nyine baturamutse nyine bagatabana bafite amakuru ya papa bazi ko dufite amakuru ya papa kuko ubutumwa bwa nyuma avuze buvugiye iwacu yavuze ubutumwa rero kuko bisanzwe ku wa gatandatu turaganira ku mugoroba tumubwira ko mu gitondo ariyo migisha w'umunsi twese turiryamira mu gitondo tujya kumukomangira nyine ngo aze gukaraba twumva ntabwo yumva tugira ngo yagiye muri mawono ni ukujya mu mwuka cyane kuko tuzi ko ari umunyamwuka tuzi ko ari kujya mu mwuka mbese ariko Simon Pierre yari yahanuye aravuga ati mbonye amagare hari umuntu utashye byihuse ubwo ari guhanurira mugenzi we bazanye muzi ko baririmbaga winanga zizacura niwe bari turirimbiye bya bintu byose muzi umusaza arasinzira aho yari aryamye ku gitanda kwamuraje ahantu heza mu macumbi y'itorero hanyuma nk'umuntu uzigisha abahageze imbere basanze nyine yarambuye Bibiliya yateguje ijambo ry'Imana yiryamiye nk'umuntu uje ajya kwigisha Imana itumutwara arigendera byaradukomereye duhamagara inzego zishinzwe ribu polisi ati umwikwinjiramo turebe uko byagenze abandi bati ngo ntiwasanga bamuhaye ibirozi barabizi ko ibintu nk'ibyo bati yari ibiki nimugoroba n'ibyo bamuteke amahirwe rero twari twasangiye twese uvuga ngo bamuroza kandi twese twagiye indi imwe ariko batubeshyeye bagiye kureba basanga ni umuntu wasinziriye mu ijuru ni ukudukira urubanza gutyo umuntu aritahira ahubwo bimenyekana ko yatashye n'Imana yarayimuteguje n'umuryango wari ubizi niyo mpamvu rero ko ijambo rya nyuma umuntu avuga agiye gutaha rihenda niyo mpamvu n'abanyamwuka mbingingira ngo mugende Imana yaguhaye umwuka wera iguhe n'ibiryo none se uvuga ngo uzajya ugeze mu ijuru barakubeshye mu ijuru ntabyo bibayo ibyo bibi n'ahangaha mu ijuru ntabyo bibayo nta bihari ngo mu ijuru ngo tuzanywa ngo vino ngo nshya ngo amata n'ubuki no ngo hari bizatubagira ibyibushye wowe ukanga kusaba ibiryo n'ahangaha kandi biri muri alimentation no mu isoko ngo uzabirira mu ijuru no Bibiliya ivuga ngo iby'amaso atigeze kubona basa amateke ibyo wayabonye n'ibijumba n'ifiriti iby'amaso atigeze kubona iby'amaso atigeze kumva iby'umutima utigeze gutekereza n'ibyo Imana izahareba izaguha amateke n'ibijumba ino bihari ndimo basabira ibiryo ino birahari Imana iguha ibiryo mu ijuru uzarya ibindi byo mu buryo bw'umwuka ariko amateke ifiriti umuceri makaroni amata ubuki biri muri supermarket biri hano haruguru ku Kimironko Imana ibaha ibiryo mu izina ryanjye hari umukecuru wavuze ngo mbona babatizwa mu mwuka wera bagatera amaguru bakavuza induru mfite abakwe n'abakazana singiye gusarira mu bana umukecuru arambwira ati njyewe umuti yakwa muteka ati umwuka nzazana igikoni ansange ndi guteka nsangeyo sinshaka gusara imbere y'abakwe n'abana ntera amaguru imbere y'abakwe byaba yagiye guteka mu gikoni kwa kuri bashyiramo inkwi turi mu cyumba turi gusenga umwuka aramanuka
amusangayo ari gushyiramo urukwi. Igitangaza ntiyabishyizemo wenda ngarekeraho, yarusohokanye aza avuga induru mu rusengero, babakabiriwe n'abakazana be baramubona. Ndashaka kuvuga ko Umwuka ntabwo ni ibintu byiza. Ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza Yohana yanditse igice cyaho cya 7:37. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana ibice ni 7:37 ndageza ku murongo waho wa 39. Tugiye kuvuga ku Mwuka Wera kubera ko muri mu cyumweru cya Pentekote, icyumweru cyo kwibuka Umwuka Wera no kuwutekerezaho n'akamaro kawo. Reka nsome ijambo ry'Imana icyo rivuga. Umutwe w'amagambo aravuga ngo imigezi y'amazi y'ubugingo. Ni muri Yohana 7:37. Mvuga uko Bibiliya ivuga. Nuko ku munsi uheruka w'iyo minsi mikuru, ari wo munsi uruta iyindi, Yesu arahagarara aravuga cyane ati, umuntu nagira inyota aze aho ndi, unyizera imigezi, museka imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye, nk'uko ibyanditswe bivuga. Ibyo yabivuze yerekeje ku Mwuka Wera uwo abamwizera bendaga guhabwa, ariko ubwo Umwuka yari ataraza kuko Yesu yari atarahabwa ubwiza bwe. Amen. Amen. Shaka kuvuga ku Mwuka Wera, kandi ntabwo uvuga nk'utawuzi. Abo ngiye wigisha, ntabwo nigisha Umwuka Wera ndanufite aba muri nge. Njye nabatijwe mfite imyaka 12 mu mazi menshi, ndangije kuwa 6, ngize imyaka 18 mbatswe Umwuka Wera, naraho biti Kamembe mu Burunga, kandi ari njyenyine, nta muntu twari kumwe, ariko nari narabaye mu biterane byinshi byabaga bika mu gutambamo aho bita Gashonga, Gihundwe. Hanyuma rero twese abajene, Umwuka Wera aryohera abajene cyane, ugifite imbaraga z'umubiri zo gukorera Imana no gukora n'ibyaha. Iyo ukijijwe rero muri iyo myaka birakurinda. Imana irindira muri iyo myaka y'ubugimbi, ndi adolesa, muri iyo myaka Imana iri Umwuka Wera. Baba baratubwiye rero ngo kutagira Umwuka Wera, kandi ko ni mukuru, kutabatizwa mu Mwuka Wera ni uko ufite ibyaha. Niko batubwiye, barabitwigisha bati kutagira Umwuka Wera ni ibyaha agira. Noneho rero twari tugira ku rwego tubigira irushanwa, umuntu wese akaba asabwa kubatizwa mu Mwuka Wera kumugaragara. Noneho ngewe ndasigara rero, abandi bose barabatizwa ndasigara. Byamfashe imyaka 3. Noneho mbira pasiteri wacu, ndagenda nsanga pasiteri Tabaro, muramuzi ni data wacu, niwe wakunda gutegura ibiterane. Ndamubwira ni ngenda wiki ko ndagira Umwuka Wera. Arambaza ati nta byaha ufite? Ni ukuri ibyo nari mfite byo kubikawa z'iwacu n'ibishyimbo narabyihana. Nenda aho mu cyaro abakuntu bajya gushaka ibishyimbo, umwana akabeshya iwabo ngo nawe afite ingutwa agiye guhumba, naho yabona baryamye akaduhamo umufuka akarunda mu byiwe. Ndavuga nti ibyo bishyimbo narabyihanye n'ikawa, si narakijijwe, ariko nabuze Umwuka Wera. Arambwira ati rero Umwuka Wera nta tariki agira aziraho. Wowe ugira inyota gusa ukabisengera, uguhora wirinda wezwa, Imana izakubatiza. Ububyutse bwari muri za 90 baracyabwibuka, 90, 91, 93, 94 gateguraga umugeni. Muri ubu bubyutse rero gusa nkaho ngiye ugiye kurangira tabatijwe. Birambabaza, mbwira Imana ni ikihe cyaha mfite ko, ariko barambwira ngo uzakomeze ibisengere. Imwe ngora amasesho y'iminsi 3 ndaho mu Burunga Kamembe, maze kuyakora umunsi wa 3 ugeze mbatizwa mu Mwuka Wera ngiye. Ndashaka kubwira ko rero Umwuka Wera arahari, kandi azagufasha n'ubatizwamo akakuzura akanakuyobora. Yo mvuga Umwuka Wera ndawuzi. Uretse ibyo kandi nagize umugisha wo kuhabwa inshingano zo kuyobora itorero. Uretse hano i Remera, wenda navuye hano
mutabizi, ariko iyo nagiye ahandi hose muzi nagiye kuyobora kambere mu Gatsata kuko nzi ko umwuka wera hari, nahamagaraga abantu hambira ngo ni gahunda y'umwuka wera. Umugabo wo kubihamya ni Celestine twabanaga, abantu bakabasiga nk'icyumweru cyose, ku buryo byageze ku rwego n'abadiyakoni bavuga bati nubwo ndi umudiyakoni ariko kutagira umwuka wera ngo umudiyakoni ntacyo bimariye, nabonye badakoni babatizwa. Hari umwe w'umukecuru wavuze ngo mbona babatizwa umwuka wera bagatera amaguru bakavuza induru, mfite abakona bakazana, singiye gusarira mu bana. Umukecuru arambwira ati njyewe umuti yakora muteka, ati umwuka azaza mu gikoni asange ndi guteka, asangeyo sinshaka gusara imbere y'abakwe n'abana, ntera amaguru imbere y'abakwe. Byarabaye yagiye guteka mu gikoni, kwa kuba bashyiramo inkwi, twe turi mu cyumba turi gusenga, umwuka aramanuka amusangayo ari gushyiramo urukwi. Igitangaza ntiyabishyizemo wenda ngarekera aho, yarusohokanye ava mu induru mu rusengero, babakwe biwe n'abakazana be baramubona. Ndashaka kuvuga ko umwuka wera ntabwo ni ibintu byiza, yuzuye umwuka wera imbere y'abakwe bakazana bivuye mu gikoni. Nabonye ibyo ngibyo n'amaso yanjye, nabibonye Nyarugenge ni ahantu h'abasirimu bize basobanutse, ariko umwuka yaraje mbona abagabo b'ibitangaza bakomeye buzuye umwuka wera. Hari i Rubavu aho maze iminsi, umwuka wera ntabwo tukivuga nk'amateka ariko muri Bibiliya abantu bose barabizi. Ejo bundi abantu buzuye umwuka wera uhereye ku bana bato, abana bato muri Ekodimu muzashaka ko mubaza. Hari umwana wuzuye umwuka wera amara icyumweru avuga mu ndimi ijoro n'amanywa. Umwuka wera arahari rero. Amen. Ndashaka ko umwuka wera rero sivuga nk'umuntu wasomye, ndawuvuga nkuzi icyo mvuga, nkuzi icyo bimaze, kandi nkuzi ko ari ngombwa. Amen. Iri jambo rero reka mbabwire ikintu mukwiye kwibuka. Iyo umuntu yapfuye yitabye Imana, mu kintu abantu bakenera kumenya ni ukumenya ijambo rya nyuma yasize avuze. Iyo umuntu yarwaye, iyo umuntu yatashye, ninde wari umuriho bwa nyuma ataha? Ndashaka kubabwira ko ijambo rya nyuma Yesu yavuze ari umwuka wera. Mbere y'uko Yesu ajya mu ijuru, ijambo rya nyuma yavugiye i Galilaya, yarababwiye ngo icyakora muzahabwa iki? Imbaraga umwuka wera najya ute n'abamanukira. Niryo jambo rya nyuma. Nivuga ngo ijambo rya nyuma rihatsa andi yose, ni ijambo rya Yesu yavuze. Ndashaka kubabwira ko rero mukwiye kuriha agaciro. Amen. Mwamwe byatubayeho hariya i Rubavu, twatumiye umwigisha witwa Kanesi, mumuzi? Kanesi muramuzi, yatahiye iwacu. Mwamwe byatubayeho ntabwo mwabimenye, ubwo murumva byoroshye kwivuga, biroroshye ariko byari bidukomereye. Murebe namwe mwantumiye, murebe navuye iwanjye murambira ngo nze kwigisha, ndaryamye mu gitondo ari njye mwigisha, muje gukomaga umusanga nagiye. Urumva byoroshye kuvuga iyo nkuru ukayivuga ukayibwira abantu ngo wa mushyitsi wanyu ngo yatashye. Felix namubonye kuva hasi Strasbourg, yahise amamagara ngo mbwira papa ngo byagenze gute. Felix ni umuhungu wiwe, ngo byagenze bite? Ariko reka mbabwire, twari turi mu masengesho y'iminsi myinshi, noneho bitewe n'uko uriya mukozi w'Imana yakoreye Imana, Imana agomba kumucyurira mu mwuka. Ishaka ahantu hizewe yazazamukira, usanga nta handi ni Rubavu. Imbabwiza ukuri ntabwo imbogo zose zishingira. Imana ishaka kumucyura mu buryo bw'umwuka. Hanyuma rero twari dufite amasengesho, araza azana Rugero Inyange, murabizi, na Simon Pierre, baza ari batatu. Ndashaka kuvuga ijambo rya nyuma ukuntu rihenda. Ubu ngubu kubera ko tubitse amateka ya Kaneziyo, ubu turabantu bahenda kuruta abandi bose mu rugo rwabo, kuko yatahiye iwacu. Ibyo bya nyuma yariye ni iby'iwacu, amazi ya nyuma yoze ni ay'iwacu, itanda cya nyuma yarayeho ni icy'iwacu. Urumva rero turabantu bahenda nyine mu rugo rwabo, bahora nyine baturamutsa nyine bagataha bafite amakuru ya papa. Bazi ko dufite amakuru ya papa, kuko ubutumwa bwa nyuma avuze buvugiye iwacu. Yavuze ubutumwa rero kuko bisanzwe kuwa gatandatu turaganira ku mugoroba, tumubwira ko mu gitondo ariwe mwigisha w'umunsi, twese turiryamira. Mu gitondo tujya kumukomangira nyine ngo aze gukaraba, twumva ntabwo yumva,
tugira ngo yagiye muri mawono ni ukujya mu mwuka cyane, kuko tuzi ko ari umunyamwuka, tuzi ko ari kujya mu mwuka mbese. Ariko Simon Pierre yari yahanuye, aravuga ati mbonye amagare, hari umuntu utashye byihuse. Ubwo ari guhanurira mugenzi we bazanye, muzi ko baririmbaga w'inanga zizacuranga, niwe bari turirimbiye bya bintu byose muzi. Umusaza arasinzira aho yari aryamye ku gitanda, kwamuraje ahantu heza mu macumbi y'itorero. Hanyuma nk'umuntu uzigisha abahageze imbere basanze nyine yarambuye Bibiliya, yateguye ijambo ry'Imana, yiryamiye nk'umuntu uje ajya kwigisha. Imana ihita imutwara arigendera. Byaradukomereye, duhamagara inzego zishinzwe ribu, polisi, bati mwikwinjiramo turebe uko byagenze. Abandi bati ngo ntiwasanga bamuhaye ibirozi. Barabizi ko ibintu nk'ibyo bati yari ibiki nimugoroba ninde bamutekeye. Amahirwe rero twari twasangiye twese, uvuga ngo bamuroza kandi twese twagiye ingimwe, ariko batubeshyeye. Bagiye kurabasanga n'umuntu wasinziriye mu ijuru. Ni ukudukira urubanza gutyo, umuntu aritahira, ahubwo bimenyekana ko yatashye n'Imana yarayimuteguje n'umuryango wari ubizi. Niyo mvuga rero ko ijambo rya nyuma umuntu avuga agiye gutaha rihenda. Abana bajya baza kutubaza ngo papa yavuze iki, ngo se umugoroba yari ameze gute, ese ni iki yari yari. Ni ko nyine dufite ayo makuru, turi abantu bahenda ku makuru nyine ya Kaneza kuri we yazamukiye. Abigishwa ba Yesu nabo rero nibo bantu bazi ijambo rya nyuma Yesu yavuze, ariko namwe mwararimenye ko riranditse. Yarabwiye icyo akora muzahabwa iki? Imbaraga. Bamubaje ikibazo bamubwira ngo kugiye mu ijuru utaduhembye uzaduha iki? Arabwira ati nta gihembo nabona baha, cyakora muzahabwa iki? Imbaraga mukaramamukira, muzabagaho kumpamya Yerusalemu, Yudaya, kugeza ku mpera y'iki Yesu. Ikibazo nibaza n'iki ngiki tugiye kuganiraho. Uyu mugabo witwa Yesu ngo yahagaze ahantu ku munsi uheruka iyindi, ari umunsi mukuru, ngavuga ngo n'ijwi rirenga cyane, aravuga ngo umuntu nagira inyota, umuntu nagira inyota aze ahundi. Ni ukuvuga ngo abantu bemerewe gusanga Yesu ni abumvise banyotewe, aze ahundi. Aravuga ngo unyizera imigezi, ntabwo ari agacupa k'amazi, ntabwo ari amazi yo mu gakombe, ni imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda cyangwa se mu mutima we. Noneho aravuga ngo ibyo yabivuze yerekeza ku mwuka wera, uba mwizera wenda kuzahabwa. Ariko yari ataraza kuko Yesu atarajya mu ijuru. Kababaza ikibazo rero, igituma utuzura umwuka wera ngo batizwemo ni igiki? Yesu yageze mu ijuru urabizi, kandi nawe uramwizeye. Ikibazo ni ikihe gituma abantu wicara ukaba mu itorero ukamaramo imyaka bavuga umwuka wera bita kureba? Habaye iki? Kandi yavuze ngo unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Ngibyo yavugaga umwuka wera. Ndibaza kuki umuntu yemera kwicara mu rusengero rw'umwuka wera, ruvuga umwuka wera, umuntu ntahitemo kuvuga ngo Mana nanjye mbatiza numve ibyo ngibyo wavugaga. Mbibutse yuko icyerekana ko Yesu ageze mu ijuru kandi azagaruka ni umwuka wera yatwoherereje, nta kindi. Yewe i Rubavu, umuntu uzaza i Rubavu azabimbwira kare mugurire isambaza. Umuntu uzaba yaje ajya ambwira kare, kuko abarobyi n'abadiyakoni bacu bazimutunganyiriza, kuko intashyo z'umuntu wavuye i Rubavu ni isambaza. Uvuye i Rubavu uzana isambaza ubutahageze. Umuntu ageze i Burundi, i Bujumbura, wazana amamesa y'u Burundi, indagara z'i Burundi, imikeke y'u Burundi, utayizanye ntabwo wahageze. Umuntu wageze mu Burayi, najyaga njya mu Burayi kwiga, umuntu akambwira ngo shokora ko utazizaniye, bakumva ko mu Burayi isobanura shokora. None rero cyerekana ko Yesu ageze mu ijuru, shokora yohereje ni umwuka wera. Amen. Ikintu Yesu yohereje ageze mu ijuru ni iki? Ni umwuka wera. Noneho niyo Imana ivuze ngo hayi cyangwa se ivuze ngo muraho mwaramutse, Yesu ugiteranira burya muvuga mu ndimi nshya. Niko Imana idusuhuza. Iyo mwumva umwuka w'Imana yaje mu iteraniro, Imana ibitura mu kuvuga ati muraho bana wanjye. Yivuze ngo muraho, iduha umwuka wera. Kuko muri byavuze ngo ubwo azabazaho muzahera kubimenya yuko nize muteye bicaranye nawe. Iyo twumvise umwuka wera tumenya ko na nyir'ubwite ahari. Amen. Amen. Shokora ziba mu ijuru rero Imana ihitorero ni umwuka wera. Umuntu nyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye.
ikibazo naribaje rero, kuki abantu batakigira inyota yo kubatizwa, yo kuzuzwa, yo guhanura, yo kwerekwa y'ibintu by'umwuka wera? Igisubizo mwakimpa, ariko kimwe mu byo nabonye gituma abantu by'umwuka wera batabyumva nuko twebwe tubyigishaho gake, ntitubisobanurira abantu, bimeze nk'ibintu by'urujijo. Wa mugabo w'ikanzu yaravuze ngo ni amayobera matagatifu. Ibintu by'umwuka muragenda mukumva n'ibintu by'amayobera biriyo, noneho kubera kutabyigisha no kutabivuga bigatuma mutabikunda, mutanabikenya. Icyo ni kimwe. Abayobozi b'itorero ducunga Pentekote yabaye, ariko mwagobye kuva ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere kugeza mu kwa 12 muvuga umwuka wera gusa, kuko umwuka wera niwe wahawe itorero ngo aririmbe, niwe wahawe kuza gushaka ubugeni. Nta gisimbura umwuka wera mu itorero, nta kiwusimbura. Iyo ugiye kugura ibishyimbo ugasanga bidahari, ushobora amashaza ukavuga uti ibishyimbo nabiguze ariko naguze amashaza, kandi umuntu yakumva. Ubuze inyama wagura ifi, ubuze umupira wagura ikote, ariko tubuze umwuka wera wawusimbuza iki? Ibyuma, urusengero rwiza, teoloji, ni igiki mwasimbuza umwuka wera? Nta gisimbura umwuka wera. Niyo mpamvu muri byavuze ngo dushake umwuka wera. Hanyuma rero kimwe mu byo nabonye gituma bakunda umwuka wera ni uko natwe abayobozi b'itorero tutabyigisha, tutabicakaronga, kuko ibyo abayobozi bigisha cyane nibyo abakristo bafata, ni nabyo banitaho. Ngo abantu bose iyo kubera ko inzoga twayivuze inshuro nyinshi, abayinywa niba murahari muri bake, ko twarayivuze turayamagana mu kumuyireka, n'uyinywa yihishe. Ni nacyo cyaha mwumva cyonyine kubera ko twayivuzeho. Ariko tuvuze n'umwuka wera, tukavuga ko umuntu afite umwuka wera afite ikibazo, tukabisubiramo buri cyumweru. Mwese mwaza muvuga muti nanjye mani tugenderera abandi nanjye ntusiki. Twayatubwira urugomo kera, tumaze kuzuza umwuka wera kera muri iyo myaka, noneho twakora amasengesho umutozo umwuka wera bitumuheho. Twaba twasenze ati umuntu wese ukora amasengesho atagira umwuka wera ntabwo dusangira. Byo kumva twari harimo n'ubwana n'ubujiji nyine, ariko byari ishyaka. Bukeye umuntu umwe rero arabwira Imana ati Mana ndongera nsabe koko, ndongera nsabe. Noneho rero tugiye kurya, zikwana bakoraga amasengesho, tuyashoje tugiye kurya, wari ariyufura agenda hari chantier, hari abarimo kubaka ku rusengero, ajya kugitaranira. Abwira Imana ngo Mana umpora iki koko, unziza iki? Bagiye kugira abanturire ko mfite umugayo n'ibyaha kandi ko nihari. Yuzuye umwuka wera kugikwa hanze, adusanga mu iteraniro nawe ari kuvuga mu ndimi nshya. Umwuka wera kugira ngo tubwuzure, tumwakire, tumwumve, nuko tubigirira inyungu. Kimwe rero ngiye gishinja abayobozi, tudahagarara ngo tubivuge umwuka wera, ariko hari n'abatawufite bitwa abayobozi. Kandi umuntu n'umuyobozi w'itorero, ubundi kera muri itorero ryacu nta muntu wabaga umudiyakoni atarigeze afite umwuka wera. Noneho rero umuntu ashobora kuba umudiyakoni, akaba mwarimu, akaba pasiteri, akagera ku nzego zo hejuru, umwuka wera nawe wumva nk'abandi. Ari ibyo by'amayobera ku muyobozi. Umuntu yari umuyobozi akaba atazi umwuka wera, arawuzimya. Niba ufite arwana nabo akazimya, ugasanga itorero abamo yarazimije kubera ko nawe ntabyo azi. Bahanura akahita abirimbiramo hagati, kuko ntabwo azi uko bigenda, nawe ntabwo azi ari ibiki. Yari kwiye rero ko abantu mwese Imana izahamagarira kuyobora, uzabanza uyibwire uti Mana banza ubatize mu mwuka wera. Amen. Icya kabiri nabonye gituma abantu batagira inyota yo kuzura umwuka wera ni uburyo abitwa ko ari abanyamwuka, ari abanyempano bitwara. Dufite abantu bitwara nabi ku rwego abantu bavuga ati iyo myuka yabo bazayijyana. Iyo myuka niyo myuka mwene biri nibatwara. Ugasanga umuntu ni umunyamwuka cyakora avuga mu ndimi nyinshi, arerekwa, iyo dusenze hakaba ibihe byiza ubundi atitira, ariko amanyanga agira muri karitsiye, abantu yambuye ukuntu bangana, amadeni agira, ukavuga ati iyo myuka yawe nibajyane nibatware. Ugasanga rero uburyo mwebwe mwitwaye bitwa abanyamwuka nuko mweze imbuto byatumye abantu banga umwuka wera, kuko abitwa abanyamwuka nta mbuto beze. Ikindi kibazo kivuka ku banyamwuka, abitwa abanyamwuka ntibahugurika, ntiwamugira inama. Ati ngiye mvugana n'Imana nigererayo, ngiye mvugana nayo n'ubutwararanye nayo. Ntabwo wamugira inama ngo azumve, ngo afite indi Imana yiwe ngo iramuzi.
ati kandi nzapatana njye mu ishyamba mu rusengero muhirike ibuye ndimanure. Bigatuma ari abantu babona ko abantu bitwa abanyamwuka ari abantu bafite indi myumvire yindi, cyane ko n'abayobe benshi, abantu bayobye benshi baba mu banyamwuka. Umutari umunyamwuka kuyoba ni gake, ariko abangaba bavuga ko berekwa bahanura ugasanga barayobye kubera ko bategirwa n'inama. Iyo ni indi mpamvu ituma abantu bakunda umwuka we. Hakazamo n'ubuhanuzi buteranya rero, umuntu agahaguruka mu iteraniro wumva amagara guhaguruka ngo ubone ibyo wowe mu rugo rwawe wabyariye, umva ukibaza Imana ntigira ubwenge ku buryo imbere n'amabanga y'abantu mu rusengero Imana ntigira umuco nk'izi n'abantu. Ukibaza umunyamuka ntakwiye kugira ubwenge, n'Imana ikoretse ibintu byanjye urinda bijugunya mu rusengero wahasansanze mu rugo ngo tukwemere. Bigatuma abantu banga umwuka ngo ngeregeye ko Perezida wa Repubulika ngo gushyira ubutumwa ubwo kuri YouTube nose ko yabuguhaye kugushyira niba utanatubeshya uje kwitubwirira iki. Bigatuma abantu banga umwuka wera kuko abo bitwa abanyamwuka ubona ari abantu basanga batagira ubwenge badatekereza. Ikindi ugasanga ni abanyenzara, ni abashonji. Ukibaza aho umwuka wera ahurira n'inzara. Kugira umwuka wera n'inzara isano bigirana na bihurirana, kubera ko yanga gukora ngo bizava mu ijuru ngo ni Eliya Imana izazana ibikora bimanura bigati mu kirinde. Ugasanga abanyamwuka n'abanyenzara n'abashonji. Umuntu akavuga ati rero niyo mpamvu muzabona abakire bagira umwuka mukeya niba banahari, abantu basobanutse bafite amafaranga niba banahari hano. Cyane ku mwenjeniyeri we nabonye hano ububakira, nabonye ejo avuga mu ndimi nyinshi, navuga ngo uyu nguyu we afite amafaranga afite n'umwuka wera. Ukabigira byombi, niba ufite inzara ukagira n'umwuka bagira ngo ni inzara yo kuvugisha mu ndimi. Ndi gusaba abantu bose b'abanyamwuka, Imana yaguhaye umwuka ntiyakwima ibiryo. Umwuka ari guhenda kuruta ibiryo. Ni ukuri, niba Imana yaguhaye umwuka wera ibwira uti Imana wampaye umwuka ariko ufite n'ibiryo, iguha ibiryo iguha amafaranga. Nuvuga mu ndimi bavuga ati uyu muntu ntiyuzuzwe nta nzara afite. Abanyamwuka ni mu ntera amabuye. Iyo umuntu ashonje afite ubukene niyo yavuze ntabwo bamutega amatwi. Niyo wazamura ukuboko bavuga ati mumwihorere, muzaba amaboko muri abantu batanu bo mu giterane cy'inyubako, uwo uvuga mu ndimi nyinshi n'inzara, undi we nta mwuka afite afite amafaranga. Baha ijambo uwo nguwo ufite amafaranga, wowe umwuka ukamugumana. Niyo mpamvu n'abanyamwuka mbingingira ngo mugende, Imana yaguhaye umwuka wera iguhe n'ibiryo. None se uvuga ngo uzajya ugeze mu ijuru barakubeshye, mu ijuru nta buryo bibayo. Ibyo bibi n'ahangaha mu ijuru nta buryo bibayo, nta bihari. Ngo mu ijuru ngo tuzanywa ngo vino ngo nshya ngo amata n'ubuki, no, ngo hari bizatubagira ibibyibushye. Wowe ukanga kusaba ibiryo n'ahangaha kandi biri muri alimentation no mu isoko, ngo uzabirira mu ijuru, no. Bibiliya iravuga ngo iby'amaso atigeze kubona, basa amateke ntiwayabonye n'ibijumba n'ifiriti. Iby'amaso atigeze kubona, iby'amaso atigeze kumva, iby'umutima utigeze gutekereza, nibyo Imana izahabera. Izaguha amateke n'ibijumba ino bihari. Ndimo basabira ibiryo ino birahari. Imana iguha ibiryo mu ijuru, uzarya ibindi byo mu buryo bw'umwuka, ariko amateke, ifiriti, umuceri, makaroni, amata, ubuki biri muri supermarket, biri hano haruguru ku Kimironko. Imana ibaha ibiryo mu izina ryanjye. Kandi mbabwira nanjye ntugire ngo sinabitekerejeho. Ngewe mumbona nari naravuze ngo ndi umunyamasengesho ariko mfite inzara. Mbwira Imana ibintu bitatu bituma nzajya mvuga Imana nta muntu ushobora kubuza mu ijisho. Nabwiye Imana, ndashaka ko nziga. Ngewe ntabwo nagiye kwiga kugira ngo nze nirate ku bantu. Navuze ngo ngiye kwiga niga amashuri yose ashoboka kugira ngo nivuga umwuka wera ntunyitijije. Byakugora kunyitijije na diplome ntunzi, byakugora. Mfite ebyiri za segonderi, ebyiri za kaminuza na masters yo mu Bubiligi. Ubwo rero kuza kumbwira ngo ndinjije nakubaza aho wize. Njye nize ngeze indege Kanombe, ntabwo baza no kumbwira ngo ndinjije. Nagiraga ngo abantu bize bagatuka umwuka wera bitwaje amashuri bize. Mfite umwuka wera, mfite na diplome nyinshi. Ngira Imana icya kabiri, Mana uzampa amafaranga menshi. Impamvu uvuze menshi nuko make uyafite. Amake ntacyo amaze. Amafaranga make ndayazi nayo. Ushobora kuba ukora umushahara, amafaranga ufite atava mu inzu, utarya, ufite amadeni kandi uhembwa. Ayo rero ayo ntago ari amafaranga asengera. Navuze menshi
menshi amakemura yafite niyo yatumye mukaraba n'ubu mwaje hano ayo ngaya yarahari ariko ntacyo kumariye Imana iguha amafaranga menshi ubu ndayafite rero ngiye mfite amafaranga menshi utisaba yakuye ndayafite ibimenyetso nabiguha iburayi ninjye wishyura ishuri uzabaze neza mu Bubiligi amafaranga bishyura ninjye wagiye kwiga nijyanye nishe miliyoni 10 hariya kuri Beka i Kigali z'umwaka wa mbere navuye mu Bubiligi maze kwishyura miliyoni 30 nta buruse hanyajye kwishuri ubwo se wajya kwiga miliyoni 30 ukaba uri umuntu woroheje urumva se woroheje Imana irayampa menshi rero ndayafite menshi utise kutagira etaje ndi kuyubaka nayo ndi kuyubaka narasabye navuze mu mazina Imana abantu menshi Imana navukiye mu nzara ndayizi amafaranga menshi yo bitanze nange bitanga turi kubaka etaje hari Rubavu yo barimo bitanga kumva yo barimo bitanga ntabwo ndeba hasi ati nanjye ngo Imana nkaza miliyoni kavuga ni nanjye nsizeho miliyoni kugira Imana barakoze haleluya warakoze kubera ko ubukene butuma utabona uko uvuga Imana icya gatatu muri itorero hari igihe uba mu rwego nyine bakupfubya bakavuga bati uriya ni umuyobe bakakwita umuyobe mu by'ukuri nabandi umuyobe bakambura urembo rwa Rubavu muzi amatorero uyobora nibyo ufite urembo runini kuruta abandi bose ufite uturere tune uhereye Ngororero Rutsiro Nyabihu na Rubavu amatorero 540 ufite abantu bangana ntamwe bose bitwa abakozi Imana yambaye kuyobora ufite abakozi 380 urumva n'abandi umuyobe Imana ikandira icyizere ku buryo iba kuyobora izo ntara ndashaka kubabwira ko umwuka wera si uw'abakene si uw'abashonji si uw'abatarize ni umwuka w'abantu bangahe bose niyo mpamvu ndasenga Imana ngo mbone abakire buzuye umwuka wera mbona abize buzuye umwuka wera atari uko n'umukene atawuzura ariko n'umukene nawe Imana imukize yaguhaye umwuka iguhe n'ibijumba iguhe n'amateke iguhe n'ifiriti nagiye bitanu ubusaba muri Besare ntabwo mubizi papa Sare gutuko kwatubeze ubwo urabyibuka madamu yaje azanye abana bavanye mu cyaro cyanze ntabwo byibuka ndubyo dukora inama twibaza ko tugiye kubigenza none se nk'ubu umugabo usobanura ubwo se nyamara Imana igitanga amafaranga njyewe ntabwo Imana mwapiyavuga mukamutashaka ngiye yanyehere niba mutashaka niyo mukene amafaranga ngo mujyana abana ku mashuri mukene amafaranga kugira ngo wishyure amadeni musobanuke amafaranga niyo ari n'ibiryo ari n'inzu arimo n'ibindi ariko mukagira n'umwuka wera badatekereza ko abadeperi turi abantu b'inzara babaswa babuze uko babigenza indi mpamvu ituma abantu tuzi umwuka wera rero nayivuze ariko nashaka kubabwira ngo umwuka wera ni uw'abantu bose nashaka kubona hanze umwuka wera abize bakuze umwuka wera abategetsi nagize umugisha hariya ahantu mba urumva nyine urwego mbamo rutuma mpura n'inzego nyinshi ubaze kuba nshobora kwandikira gavana kuri WhatsApp tekereza nawe urwego Imana yangejejeho gavana nkamurikira kuri massage akansubiza ati waramutse mushumba ndaho ni mumeze mute mu rugo wagomba aje gupagasaje hana i Remera azanye icyemezo atazi n'iyanjye cyo shima Imana rero nuko mu karere k'iwacu dufite abayobozi buzuye umwuka wera abayobozi b'inzego za politiki buzuye umwuka wera hajya tujya mu giterane meya kavuga mu nini kabwira Imana ni Imana nibyo nyambo ngo izimuke nandi bibi byacu abari kudafana natwe abo hasi akuze umwuka wera tujya mu giterane ari giterane kisanzwe bagasoma Bibiliya gitifu umurenge wacu wa Gisenyi ni umupasiteri ariko murokora pana kwa pasiteri gusa ukishijwe uzi umwuka wera meya wa Rutsiro ni umupanga ko tubuzi umwuka wera umuyobozi wa Janama wa Rubavu ni umukristo wa hano witwa Inyasi Dr. Inyasi umubuzi ni uwanyu bafite umudamu wasengeraga hano n'abantu buzi umwuka wera uyu mwuka rero si uw'abatindi si uw'ababuze uko abigenza si uw'abashonji si uw'abayede gusa ni uw'abantu bangahe bose nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose umwuka wera akwiye kuza ku bantu bangahe bose kugira ngo nzaza kwica gahunda amasaha bayambwiye reka mvuge ibintu nka 5 bihuta byatumye Yesu atanga umwuka wera ku ntumwa ze intumwa za Yesu zari zikiriritse kurusha mwebwe bari abantu batize bari abanyegalilaya bari abantu bacyoje Imana ibaha umwuka wera ibibahaye agaciro iyo umwuka wera yaje ku muntu Imana imwongereye agaciro reka mbere cyane gituma Imana yatanze umwuka wera ku ntumwa
sinsoma Bibiliya kugira ngo iminota isigaye mikeya isoze. Iyo usomye muri Luka 24:9 usanga Yesu yarababwiye ngo impamvu bahaye Umwuka Wera ndagira ngo wabo ngo guhamya ko nazutse mugende mu bimvugire. Mwibuke ko Yesu amaze kuzuka yakoze igiterane, ntiyagiye kwigisha, yihereranye abantu bakeya, amaze kubihererana arangije arababwira ati mugende muvuge ko nazutse nubwo abisi batabizi. Ndashaka kubabwira ko kuvuga ko Yesu yazutse nyuma y'iminsi 40 bamaze kumwica, iminsi 40 bamaze kumwica, ya iminsi 50 nyuma Musa iminsi 50 yari inkuru yamamaye ko Yesu bamwibye, birimo inzego zitandukanye zabyemeje. Ariko abamaze kuzuza Umwuka Wera barahagarara kuri Pentekote mu mujyi hagati muri Yerusalemu, babwira abacuruzi baje kurangura. Yerusalemu arameze nka Dubai, hari 3,000 by'abakiri baturutse ku isi yose. Muzasome ku munsi wa Pentekote, abari baje ku munsi wa Pentekote nabe bagiye kurangura, n'abari baje mu minsi mikuru bari abakiri bavuye ku isi yose. Petero arahagarara mu kirere aravuga ngo ntabwo twasinze, ahubwo twuzuye Umwuka Wera, wa wundi mwishe mukamubamba niwe ukoze ibi mureba. Imana yatanze Umwuka Wera ngo tubashe kwihamya imbere y'abakomeye. Njya ndeba iyo umuntu ari imbere y'abantu bakomeye agahinda umushyitsi agenda atitira. Reka iyo ufite Umwuka Wera uhinduka umugabo wo guhamya Yesu kandi ukumva biraryoshye, ukumva uraberewe. Impamvu imwe rero muri nyinshi ni uko yageraga ngo bahamye ko Yesu yazutse, nubwo Yesu bataza kumubona mu giterane, bataza kumubona agenda, ariko Yesu yazutse bagomba kubihamya. Ubu nawe bamwe muri mwebwe nubwo mwaje gusiba, hari igihe ubana n'abantu bakomeye naho ukorera mu kazi, noneho bakubaza ari mu rukore bitewe n'uko abo bantu baribo, ugatitira ukagira ubwoba, ukumva nyine ntabwo bikoreye kubihamya. Ariko uyu Mwuka Wera yaje, niyongera yavuze ngo umwana muto uzi gusenga ntabwo azagira iki ubwoba. Umwuka Wera aduha guhamya ibyo twemera. Ibi bintu turimo n'ibyo birafatika. Yewe ibintu ndimo ndabyemera, ibintu by'Imana ndabyemera. Nta soni bintera kuvuga ko Yesu ariho kandi ari muzima akazagaruka, ntabwo mbese ndabizi ko hari. Kumbwira ngo urakomeye mu kubyemera, Umwuka Wera imbaraga akakubwira neza mu rurimi wumva. Umwuka Wera atuma duhamya Imana mu rurimi rutsinda bisi. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, hari ibinyoma. Isi ifite ibinyoma byinshi, isi ifite ibintu ibabeshya ikabeshya ibinyoma bikemerwa. Ariko hari ikinyoma gikomeye intumwa za Yesu zasenye, ikinyoma kivuga ko Yesu bamwibye. Barangutse bavuga ati ntabwo bamwibye, yarazutse ari muzima. Ikinyoma cyari kirimo bwije, harimo imbaraga z'idini ya Kiyuda, imbaraga za politiki y'Abaroma, ko Yesu yibwe. Ariko abagabo bahagarara mu isoko baravuga ati ntabwo bamwibye ahari, ariko ati muri twebwe twicayemo. Izo mbaraga z'Umwuka Wera zitumye tunyomoza ibinyoma bya Satani ishyize ku buzima bwacu. Icya gatatu, hari ibimenyetso by'ivugabutumwa. Buriya Yesu yatumye abantu kuvuga ubutumwa mu mahanga yose batagira viza. Urumva yavuze ngo mujye mu mahanga yose, muhere Yerusalemu, Yudaya, Samariya, ku mpera y'isi. Bagende n'iki? Icyo bikure kwandi bazagenda bate? Ariko ndashaka kubabwira ko Umwuka Wera yabahaye ibimenyetso bigumana n'abizera. Yose nyuma y'uko 16 urabibona umurongo wa 15 haravuga ngo dore ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi. Ibimenyetso biguherekeza mu ivugabutumwa, abantu bakemera Imana, bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye. N'uyu muntu yaba tazi mu bwenge bwinshi, ariko yirukanye abadayimoni bagahunga, wamucumbikira timwe no mu rugo rwose urari wanjye. Uzare umuntu uzi Umwuka Wera afite n'impano z'Imana, y'Imana imukoresheje muramurwanira mutese ufite aho urara, ufite ahantu se urara waje ukarara mu rugo, atari ko mumukunda kubera ibintu Imana yamuhaye. Iyo Imana iguhaye Umwuka Wera ibigukijije, ibiguhaye agaciro, ibigukuyeho amabinga, ibigukuyeho ubusembwa. Amen. Ushobora kubona ukamusuzugura asa nabi bitewe n'uko ushaka umubona, ariko Imana igatari ikintu Imana inyeretse mu rugo rwawe, ndabona bitameze neza. Harya akitabona ko umunyabwenge umufilozofe ahubwo atika bikubwira byose utagowe, ateka mbisuke hasi. Imana bahaye ibimenyetso by'ivugabutumwa, kwirukana abadayimoni mu izina rya Yesu, kurambika ibiganza ku barwayi bagakira. Hari indwara zitavugwa na muganga zananiranye, intumwa za Yesu zahawe imbaraga zo gukiza abarwayi. Dore n'uburyo uburozi ntacyo buzabatwara byababayeho. Pawulo inzoka yaramurumye, barindira ko apfa ntiyapfa,
ubanza n'Imana iri kumwe natwe. Y'Imana duhaye umwuka wera ibidutumye muri misiyo. Amen. Amen. Ibyo umwuka wera sinabitindaho kugira ngo dusoze ntaza gutinda, ariko ndashaka kubabwira ngo y'Imana duhaye umwuka wera igukijije. Mbibutse iki ngiki. Umwuka wera n'amafaranga n'ubukire hambyite gutyo. Ni jimo, ni vrai jimo. Jimo ni impanga. Ahantu haje umwuka wera abantu baba bakize. Ndababwira ukuntu bisa. Ni muzi mwumva ahantu hose habaye ububyutse. Muzabona hazamutse inyubako. Muzumva abantu bose bagize ibihe byiza byo gusenga. Imana izahita igira ikintu bavugaho cy'ubuzima bwa none. Intumwa za Yesu zimaze kuzura umwuka wera, ba Petero bahindutse abantu bakomeye, haba mu mwuka, bagira ijambo muri leta, barigira mu idini ya Kiyuda, bagira n'amafaranga. Amafaranga abantu batunze nayo umwuka. Kuko umwuka amaze kuza, umwuka ajya afata amafaranga utunze akayatwara. Abantu bose bavuga ati none dukora iki? Petero ati wihane utukane ibyaha byanyu. Bati se dukora iki? Ihane ibihumbi bitatu. Tekereza umugabo w'umunyegalilaya uzi kuroba gusa, uzi umwuka wera, yigishije ibintu byiza bingahe? Ibihumbi bitatu. Ubwo bitatu harimo abagore n'abana n'abantu bakiri bato, n'abataji b'i Yerusalemu. Barapfukama imbere y'umugabo wa wundi wagira ku bwoba w'umunyegalilaya, bakayavuga ati none se nta kintu tubwira? Mwihane. Abasirikare bari bati none se afande Petero utubwe iki? Munyuge n'imishahara yawe. Nyine y'umwuka yaje umwuka araje bagira ubutware. Kanguresha kabahari umwuka araje bagira ubutware, noneho bituma abantu bari bicaye mu iteraniro abo bose bavuga bati none se ko dufite abakene muri twebwe, barakomeza gusoza ngo bagurisha ibintu byabo, ngo nta mukene wabagamo, ngo bose baragurishije. Abwira Petero wowe ugiye kubijera rero uzajya uyatubikira, ngo bakajya bazana ku birenge byande bya Petero. Ndimo mvuga umwuka wera n'ukuntu azana umugisha. Umwuka wera yaje aba yazanye ubuzima. Murakoze cyane. Umwuka wera yaje aba yazanye ubuzima. Umwuka yaje haba haje ubukire. Amafaranga kujya kwa muganga y'indwara zananiranye urumva ubukize. Ubumuga bwakumugaje buragenda. Abantu babana amakimbirane, ingo zasenyutse n'abana bananiranye, y'umwuka wera yaje izima ibobo zose zo mu migina, umwuka zijeho igihugu kikabona umutekano. Umwuka wera yaje abantu binshi ibyo bambuye barabizana. Ndashaka kwambira ko y'umwuka wera aje ubukire buza. Niyo mpamvu isi ikeneye umwuka wera, itorero rikeneye umwuka wera. Reka mvuge ku bya Petero rero, noneho abantu bahita bavuga bati ubu ni ukuyajyana yose. Umwe aravuga ati reka ngire ubwenge, ntawamenya yatwara yose se kuri Petero ko kunyamushyire ngurisha inzu yanjye nkajyana. Abwira madamu ati madamu wagize ubwenge, reka tubashyire makeya n'ubundi nta yacu. Bageze imbere ya Petero amureba ati bite wa mugabo we? Ni byiza. Uje gukora iki? Kije guhigura umuhigo wanjye. Uri warahize iki? Nahize kuzana inzu yanjye yose n'amafaranga yayo. None ko umwuka mbwiye ngo yose ntabwo yazanye. Aramubwira Petero yari afite imikino, aravuga ati ngo wibye umwuka wera sindikwishe ujye guhita. Petero barakurikiranywe nuko uravuga wishwe n'umwuka wera. Usanga ari umwuka, yiba umwuka arapfa. Yaramubwiye ngo si abantu wabeshe umwuka. Ndashaka kubabwira ko umwuka w'Imana yaje n'ubukire n'ubutunzi n'umugisha n'amasezerano byose haza. Madamu azana nyuma Petero ati wa mugore we, amafaranga nyine umugabo yavuze niyo mwitanze, ati niyo rwose nayo ngayo imbere y'Imana simbeshe. Aravuga ati abavuye gushingira umugabo n'umva bageze ku marembo n'abapfuye. Itorero ryose rigira ubwoba bakajya bayazana yuzuye yose bakayazana. Impamvu muri cya cumi ni umwuka mubi, ubu yabaniga mukayazana. Yesu ashimwe. Amen. Dukeneye umwuka wera rero. Njya nifuriza abana banjye umwuka wera, ngo mbone babatse umwuka wera, buzuye umwuka wera. Iyo umwuka wera yaje dukunda ijuru. Kasoreze hano impamvu mukunze isi mutashaka no kuyivamo ni ukubera iyo umwuka wera adahari dukumbura inaha ngaha. Ariko iyo umwuka wera yaje dukumbura iki? Ijuru. Muzareba abantu bo hari ububyutse baba babwira Imana ngo Mana naho wanyicuza ukandwara, ariko iyo nta mwuka dukumbura inaha ngaha.
iyo nta mwuka dukora ibyaha rwihishwa tukabihisha. Ariko muri toro rya Remera Imana yaduhaye kaduha urusengero rwiza. Ejo umushumba mukuru yabivuze, mbifurije kuzura umwuka wera cyane. Amen. 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 Ubundi ndamutse mfite itorero nta muntu n'umwe undi hejuru ari yegere umuyobozi waryo, najya ntoranya rwose nkajya mbaza umuntu wese atawuzuye akazagaruka yarawuzuye. Nuko mwajya kwirega nyine bakambaza ati ibyo bisomye. Ariko ndamutse ndabona mu bimubaza natunga umuntu wese ufite ibintu by'umwuka, nubwo yagira bya bibazo navuze kare birimo mirongo itorero ry'intege nkeya by'abanyamubiri, natunga irinyamwuka nkajya gusoma ibibazo byavutse. Ojya uvuga abantu batazi umwuka wera barazimye ndetse n'ikibuga cya Karisimbi, nahitamo gutunga abantu buzuye umwuka wera kuko nabigisha nkabayobora kandi bagatanga umusaruro. Kino gihe itorero rya DPR rikeneye umwuka wera, nawe urawukeneye ndagufasha kuzagira mu ijuru amahoro. Kababwire rero Imana ifite umwuka mwinshi w'isabato, muhaguruke tubisenge, reka tubisenge.